muteze twaramubuze aho sibona amakuru yemwa urumva nyiramamagaye inshuro nyinshi ndamura kuri telefone kandi ntabwo nsanzwe mubura impamvu naje kureba hano ngo ndebe ko namubona none yarabuze akoze ubundi kiri wenda tubwizanye ukuri hano wenda sinzi nimba ari abantu bahari ushaka dukina kahe gakino mwa ntabwo nibaza ukuntu umuntu yakifata akabura gutyo mu buryo butunguranye ntabwo nzi amakuru ye kandi twarakundana ari gukwiye kuba mbizi no mu rugo ntabyo muzi what's going on what's going on ndakubwiye ngo niki kiri kujya mbere hano ahubwo ni ikihe kintu uri gushaka gutegura kano kanya mutezi yarabuze ahubwo ngiye mu mutima gwanje just fuck shut up ntiwongere kuvuga ngo yarabuze kuko uri kuvuga ngo yarabuze nkumva uri kunshinga icyuma umuntu arifashe arabura gutyo tubira mipango ntago yabuze ahubwo yaje wawe gira ubwenge ubundi wowe yemwe are you normal no are you crazy okay no kuri kumbwira ibintu kano kanya none nukuri kwimana pe kano ka namabushe ubwo yaravuze ati mutesi yagiye baraduhunda baduhenda mu budehe njye ahubwo narinzi kubera kano kanya ambwira ngo Kirisi number 1 Kirisi negative Kirisi no problem Kirisi akunje nagiraga ngo akana nimbonye umbaza enough is enough now kandi sagarutse ku umukobwa mwiza nkaho koko ikiba mu bimwe bingibi washije cyangwa ndeke kuvana hanga uri gusenga Imana ngo uvana aho ngo muravuga Yesu koko aguka mucikisha muvane hano cyangwa nawe ugiye kujya kwicira hano aguka urugero ngo bongere baze bakuvundagure waje gucikisha cyangwa nawe ugiye kumeze nkose tugenda uraza kumenya neza tugenda urabenya aguka gerageza ushyiremo akabaraga kuko ntabwo ntabwo ushobora guhuma aguka tangiye kubyibuha cyane mwana tangiye kubyibuha byatari kubyibuha njyewe ntabwo mbyibuha akigeze ikiro kimwe se usiko abagabo bahenda abandi mwana ndabaye abake tudakwiye anse wanje ndakwiye urambabaje nsambabaje nuri kuma aba gentleman ndasayimbabaza ibyo I love you I love you too isumbabarira sure rasuragiye uragaruka ryari ngo berekeza no kaza mbwire bya bindi ibiki
yabyibagiwe shobora ibiki se simusigaye tereka nyamerika wambwiye ngo uranshaka sibyo urambwiye ngo ushaka ko tuvugane none wibagiye ibintu mbwire nyine ni ibiki nyibutsa nyine mbese njye nani ndashaka ngo ndi bitese ni byiza brother meze bite sawa sister none se ko ndiho noneho mwa ibiganiro byabaye birebire meze bite nari nerekeje shuri wanjye abantu yari akeneye ngiye kumerekeza umeze neza se biragenda akazi karagenda se biragenda bari okay sawa sawa rero nameze neza nanjye meze neza ubwo turi kumwe bro ugiye hese bon hari ahantu ngiye kujya ariko ndaza kuza kubwira nta kibazo sawa sawa rero bye bro sawa 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 mani kamubwiza ukuri iki se iki asiko kuri bro wawe so cyamba zibyo bintu why would I lie to you andura munigara kanganye tu kanganye okay I'm not going to judge you kubera ko abantu benshi mu mwanya bwa mbere niko bigenda nyine afitemo uko nari seriye cyane bwiza ukuri utambeshye ntabyo bwenge abo nta kiyabyo bwegera kimwe afata sheri urumva ngewe manda urumva tuzakora ubukwe njye nawe azakuma neza nta kibazo nta kibazo bigende fresh neza cyane uri kucyuza imodoka yawe imodoka yacu bebe twaye imodoka sibyo okay love you too baby bye tugende mwerekere oh yes injira chérie vite siku ntunguye vite se kutansuhuza biteze kandi uri hano mu ruhe rwego cyane mu ruhe rwego sinakubizi se ko mba hano hano niho uba yes ntabwo rubizi se kuva ryari uba hano se hano ni kwa mushiki wanjye Jerry aha ni kwa mushiki wawe Pasha ni mushiki wawe yes kuneye gutera ikibazo Jerry bigenze bite ntabyo nari nzi ko ari mushiki wawe okay Jerry kuki bigutunguye gutya Pasha ni mushiki wawe yes ahubwo se wowe ugeze hano gute cyari ko hano nsanzwe mpagenda Pasha ni inshuti yanjye hano nsanzwe mpagenda muziranye na Pasha se turaziranye cyane rwose karibu ze ni karibu nta kibazo Nibiki bigutunguye cyane Jerry urabona nta kintu cyantunguye ngusanze mu rugo rw'inshuti yanjye okay wenda ntirambwiye ko afite umusaza ariko umusaza yambwiye ntabwo ari wowe sinanabihamya pe yeah Pasha is my sister ni nawe umuhererezi wacu ahubwo niba utabibona nabizi ese undebye gutyo ubona tudasara simbizi wenda urirabura nawe arirabura ariko sinzi pe ngwe ku kawaii se kuko nyine kari gasigaye but you can see come on
Thank you. ndabizi ukunda wine kamunjere kuba utunguwe gusa ko Pasha ari mushiki wanjye bikubabaze Okay, wenda nta nubwo byaba ari biko yaba ari mushiki wawe ahubwo kuki utabimbwiye mbere umbwira uti muri iyi minsi ndi kuba kwa sister kuko hano n'ahantu nsanzwe ngenda. oya reka nkubwire cyo kuba wenda ndi hano kwa my sister ntabwo ari cyo kibazo ahubwo ni ikibazo nuko gusa ntaye nakabahuje ariko numvaga time nzabikora bibaye ngombwa ariko numvaga hatari hagira igihe cyo kuba wenda na guhuza nawe ngo mumenyane ariko numvaga nzabikora don't worry nugutera ikibazo shari cyo kumezemo kugutungura cyane kuko numvaga time nzagira gute nzabikubwira numvaga cyo nta kibazo gihari sibyo ko ndeba utari muri mood bite come on ni ibintu bisanzwe Okay. Nese ubundi niba ariko bimeze ubwo nahindura iki ubwo ndabimenye ko Pasha ari mushiki wawe. yes ntabwo simbwira ni inshuti yawe mwabaye tangiye ku inshuti kuva ryari ukaba inshuti na mushiki wanjye nanjye ubu natangira kubaza impamvu uri inshuti na mushiki wanjye ukaba utaranabimbwiye ahubwo Yes njyewe ahubwo icyo ntabwo cyaba ari ikibazo ko inshuti zanjye zose uzazimenya kandi Pasha ni inshuti yanjye kuva kera turaziranye tuziranye ku bintu byinshi basanga mwaraniganye ntabwo twiganye ariko turaziranye kuva kera twaranaturanye sure ibyo ni sawa noneho nubwo cyari kintunguye n'ukuntu ngusanze mu rugo rwe none ugenda hano cyane ukunda kuza hano cyane inshuro nyinshi nkunda kuhaza pe nabo hanyuma nkaba najyaga nkubwira ntuze unsure bikakubera ikibazo kandi ukunda kuza hano ntahari nyine ubwo ariko hano ndahaza cyambere nuko nje subije niba ari wambwiye ngo ntabwo ujya ukunda gusura na cyane ngo nyine njyewe ubundi mba ko umuntu ansura numva yewe mba nshaka ko umuntu ansura ngiye gusura na kwanjye rwose urabizi ni gake ariko noneho ubwo noneho uzagize se basi noneho ugiye kuzajya uri hano n'ahantu nza nkisanga umva nta kintu na kimwe cya hano subona nta ntazi hano pe mbere nubwo nsanze uba hano none ugiye kuzigira nazo narare none are you sure for sure ego ku cyane pe ahubwo uyu munsi arara niba ari ibyo oya hano uyu munsi hano umunsi ahubwo hari iminsi yo kangahe gusa ni kuwa kane kuwa gatandatu gatandatu mfite umwanya nzaza sundi wampaye yanjye ndabwira ngo usanze yishizemo ariko natumye Kadogo Kadogo namutumye nta kibazo but you can have it Kadogo arasanga wenda iyo ngiyi kiri mu cyangwa tukamaze okay talk to me now listen you look smart but I'm always smart. You're always smart, but today I don't know what you did. I don't know what you have done today. Ntabwo amerukaga niyo mpamvu. Kuba impamvu se numva ngukunze cyane umunsi. Nirega nawe. Nawe rero kamara iminsi basi utari no kumbona nta. Ibaze ko twavuganye mu gitondo. Ariko ukaba uje ntanabizi. Ntanabizi? Nese ko reba ukuntu mujye mukura amakosa kitari wambwiye ko hari ahantu handi uri buke. Nsengerega numva gubizi. Sure. Sikumza neza. Nawe ari kwishuro zose wabingiye. No, seriously, urasa neza cyane ahantu hose. Ukuntu hajyanishije. Hey, Pasha. Hi. How are you? Okay. Meze neza. Give it. Shubitse. Nziza. Meze neza. Mukuru. Meza. Baziranye.
ahubwo se shuku kitari warambwiye ko brother wawe ari sheri wanjye. Ntabwo nari mbizi. Ntabwo rubizi? Ntabwo yigeze kutambwiye ko ufite sheri. Basha, this is my girlfriend. Turakundana. Ese shuku kitari warambwiye ko brother wawe Ntabwo yigeze abwira ko musiranye so. Ntabwo warambwiye? Oh yeah, ariko arabizi ko mfite girlfriend. Nubizi. Bize ko ntabwo nari nzi ko ari bwiza Yeah. Ni njyewe rero. Uyu nguyu, yeah. Kuje kare se? Utari wambwiye ko ufite gahunda yo kuza hakiri kare. Okay. Turavugana. Sibyo. Okay. Mbese Nta kibazo. none se ugiye he? Rigera nagusuye. Naho. Sister se ahuye n'ikihe kibazo ahavuye? Pasha. Nubwa mbere abonye, nubwa mbere mu presence my girlfriend. Abakobwa se ntubizi buriya aranga ko basanga buriya duhaye umwanya wacu. Ahubwo n'ubundi buriya. Ahubwo nataranganirije kandi ari inshuti yanjye. Buriya ntabuze tunagiyemo ntubise ko yatangiye kwiga none. Yarambwiye. Ntabuze tunagiyemo none. Kubera mu kanya buriya aza kubuza kugaruka wenda. Naba turetse n'ubundi. Umeze neza ariko. Nibyo. I missed you. Akazi ni sawa kabisa. Ibintu byose ni sawa ariko imfungwa yacu yanze kugira ikintu ivuga. Nta n'ubu naravuga. Wapi yanze kuvuga kereka hari nindeba ukuntu namukuramo ingoto wenda akabireka kongera kuvugira rimwe. Bano bari batarira. None se urabona solution y'icyo gukora ni iyihe ubu ngubu? Uri kubona bimeze bite? Ni woza ko mu mwanzuro wa nyuma nimba ngomba kumwica cyangwa nimba turaza gukoresha ubundi buryo kugira ngo tumutocaringe. Kuko twagerageje ibijyanye no kugira ngo avuge ariko aracyakomeje kwinangira. Ubwo rero sinzi nagira ngo mbwire ko byagenda. Sasa ndashaka kubatuma mu mujyi. Hari ibintu nshaka ko munzanira. Yego. Ndashaka ko mujya mu mujyi mukanzanira oda nari nakoresheje. Harimo ga n'imigozi n'ibyuma n'iki n'ibindi bintu. Ndashaka ko mujya mu mujyi ndaza kohereza nimero z'umushoferi kugira ngo muze kumusanga aho ngaho ndi bube muri we mwagiye gufata ibyo bikoresho kugira ngo anabazane. Okay, birumvikana. Nese mubuja ikijyanye n'umutekano y'uyu muntu ko ndamusigaraho naribi. Niyo mugende mujye kureba ibyo bintu. Ndahita mbohereza message y'inimero iri bubarangire iri bunabagarure. Iri bunabahereza ibyo byose. Okay, sawa sawa. So, mugende. nawe kandi uzagarutse ku nkweto. Umukobwa mwiza nkaho koko ukiba mu bintu nk'ibi ngibi.
washishetse cyangwa ndeka kuvana aha ngaha ube gusenga Imana ngo uvana aha uri aho ngaho muravuga haguruka ngucikishe muvane hano cyangwa nawe ugiye kujya kunyicira hano haguruka uragira ngo bongere baze bakuvundagure bashaka gucikisha cyangwa nawe ugiye kumeze nkaho se tugenda uraza kumenya neza tugenda uramenya haguruka gerageza ushyiremo akabaraga kuko ntabwo ntabwo ushobora guhuma haguruka